Yes, igitondo cyiza nshuti bakunze batwinjire rero mu makuru agezweho muri showbiz cyangwa se mu myidagaduro. Duhere ku muhanzi witwa Tiwa Savage aho yanyomoje ibyo gukundana na Wizkid mu ibanga rikomeye. Mu minsi ishize Tiwa Savage akaba yaratangaje ko yigeze gukundana n'icyamamare cyo muri Nigeria, ariko akamutegeka ko agomba kubigira ibanga ntihazagire umuntu umenya iby'urukundo rwabo. Ibyaje gutera agahinda gakabije Tiwa Savage bikaza kurangira banatandukanye. Nyuma yo gutangaza ibi, abantu batangiye gukeka ko nta wundi yavugaga atari Wizkid. Gusa Tiwa Savage we yamaganiye kure ababitekereza batyo. Mu kiganiro yagiranye na The Breakfast Club yavuze ko yubaha Wizkid ndetse atari we cyamamare yavugaga nk'uko abantu benshi babifashe. Hanyuma kandi ikindi wamenya muri aka kanya nuko nyuma y'amasaha make yagiye hanze amashusho Teta Sandra ashwana n'umugabo we Wizzo, imodoka ye yamenaguwe igirwa uburere. Ku mugoroba w'ejo hashize kuwa mbere nibwo hagiye hanze amashusho yo mu rugo rw'umunyarwandakazi uzwiho gutegura ibitaramo. Teta Sandra ndetse na Wizzo hongeye gushya barimo gutongana cyane. Teta Sandra yagaragaye afite icupa asa n'ushaka kurikubita Wizzo, ariko baramufata mu ijwi ririmo umujinya mwinshi cyane, akaba yaravugaga amagambo menshi atandukanye. Hanyuma kandi ikindi wamenya kiri kuvugwa ubu ngubu mu muziki nuko umuhanzi wo muri Uganda Lil Pazzo n'umugore we Patricia Jones bari mu byishimo byo kwitegura kwibaruka umwana wabo wa gatatu. Ubwo bikaba ari ibintu bikomeye cyane kuri uyu muhanzi rero. Hanyuma rero tukiri ahangaha kandi reka tubabwire ko Davido yatunguye umugore we Chuma Evry Rolanda amuha impano y'imodoka nshya iri mu bwoko bwa Mercedes G-Wagon. Akaba ari imodoka yahaye rero umugore we. Hanyuma kandi tukiri mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro cyangwa se muri showbiz, reka tubabwire ko umuhanzi Iranzi Tony wamenyekanye nka Orima yahishuye ko iryo zina yaryiswe biturutse ku mukobwa wo mu rundi kazi biganaga bifuzaga ko baryita indirimbo bateganyaga gukorana bikarangira aryegukanye, ndetse kugeza uyu munsi ni umwe mu bahanzi bagezweho. Uyu musore uherutse gusohora indirimbo ya A igakundwa bikomeye. Mu kiganiro n'igihe yahishuye ko bitandukanye na benshi mu babyeyi baba batumva iby'umuziki, we afite abamushyigikira ku rwego rw'uko se yajyaga amuha akazi ngo aririmbe mu kabari ke mu rwego rwo gushaka uko yamufasha. Orima kandi yibuka ko mu nshuro zose umubyeyi we yagiye amutumira yamuhembaga ari hagati y'ibihumbi 50 ndetse n'amafaranga 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyakora kuri ubu akavuga ko aka kabari kase katagikora kuko kafunze. Ni mu gihe benshi rero bagorwa mu by'ukuri no gushyigikira cyangwa se no gushyigikirwa n'ababyeyi babo. Urima we avuga ko abe bagiye bamuba hafi mu buryo bwose, ku buryo nta kibazo yigeze agirana nabo cyangwa se agira ngo kimuteshe kuba yakomeza umwuga we. Uyu musore uri mu bahanzi bagezweho uyu munsi yahishuye ariko kandi ko yatangiye umuziki akiri umunyeshuri, akajya yifashisha amafaranga ababyeyi be bamuhaga ngo yitwaze. Uretse yamenyekanye, Orima mu myaka hafi 6 amaze mu muziki yakoze indirimbo zirimo Manira yahereyeho, indirimbo yitwa Mingo, akora indirimbo yitwa Mafia, indirimbo yitwa 20s, akora indirimbo yitwa Past n'izindi zirimo na Pretty Girl aherutse gusohora. Ubwo rero n'aya makuru yaragezweho muri showbiz cyangwa se mu myidagaduro. Ubwo turaza gukomeza tugenda tubana neza cyane hano. Muracyari kumwe nanjye ni Pomuseni Bonima. Rero komeza ubane natwe, komeza kugenda ugezweho byinshi bigezweho hirya no hino ku isi.